akantu k'umwitozo yego Nshuti bakunzi b'Umwete TV, uyu munsi twongeye kuba ikaze kuri televiziyo yanyu mukunda muri benshi cyane. Nkuko bisanzwe rero dutangira tubifuriza amahoro y'Imana, tunabasuhuza kandi tubifuriza ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Rero tubafitiye abanyempano batandukanye, ariko mbere yo kugira ngo tubabereke ndetse tunabakire, reka tubanze tuguse wowe uje bwa mbere n'ugiye udakoze subscribe, like, share na comment, ndetse tunashimira nawe wamaze gukora like, share na comment ndetse na subscribe, ukanakanda akazogera kugira ngo ujye urushaho kubona notification cyangwa se ibyo twashyizeho ibiganiro tubagezeho bitandukanye ku Mwete TV. Harimo ibyegeranyo, harimo amakuru agezweho ndetse n'indi byose bigezweho muri isi ya buri munsi. Uyu munsi rero reka tubahe ikaze, tunabasaba kugira ngo muze gukurikirana. Ndetse dufite abahanzi batandukanye bafite impano zitandukanye. Turagira ngo rero dutangire n'ubundi tubaha ikaze munabakira, hanyuma ubwo muraza namwe abo turi kumwe mu kiganiro. Comment zanyu ni ngombwa, bari bugire ibibazo kugira bataza kugenda hari ibyo mutabajije cyangwa se mukeneye kubabaza. Ubwo rero ikaze rero, reka twakire aba bashyitsi dufite muri studio zacu z'Umwete TV. Duhereye ibumoso bwanjye, tutangiye mutwibwira. Murakoze, nitwa Dusingimana Sinati, nanjye nifuje kubana namwe, murakoze cyane. Ikaze. murakoze, nitwa Didier, nanjye ngiye kubana namwe. Murakoze cyane Didier. Murakoze, nanjye nitwa Grace. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nanjye nitwa Habineza Emmanuel, nitwa nanjye afatanya namwe. Murakoze, nitwa Delta Tuyihimbaze, twishimiye kuba ndi kumwe namwe muri aka kanya. Murakoze, nitwa Bisimeka cyangwa Pacifique, nanjye nifuje kubana namwe. Murakoze, nanjye ngiye gucuranga iyi group Gospel Singer Ministry, nabona perezida wayo Ministry, dukorera muri IPRC Ngoma, ngihagarariye. Urakoze cyane rero, reka wenda mumaze kutwibwira, reka dutangiye n'undi tuganira. Mbere yo kutubwira wenda twumvishe ko Ministry nawe tuzi cyari cyo, cyane cyane tujya tubabona ku cyo bita Peace Music Show TV, sinzi ne ukuntu mubihuza. Natangira mutubwira mudusobanura kugira ngo abafite amatsiko bashe kuyasobanukirwa cyangwa se basobanukirwe ibyo mukora byimbitse. Kuri Peace Music Show cyangwa se Peace Music TV niho ducisha ibikorwa byacu, haba covers z'indirimbo, haba ibindi bintu. Niho mbese Gospel Singer Ministry icisha ibintu byayo. Wadusura ukareba ibintu dukora, haba lives, haba izo recording bisanzwe, waza kabisa nta kibazo umuntu yifuza kutureba.
murakoze cyane rero wenda tubwiye aho mucisha ibintu byanyu ese ubundi mu buzima busanzwe mutubwiye ko mukora indirimbo amakava nta bindi bintu mukora wenda mwamucisha kuri iyo nuza yanyu kuri iyo channel yanyu channel yacu tucisha amasomo yo gucuranga hari abantu bakunda kwigira gucuranga kuri online baraza bakabireba batangira gucisha amasomo mu gihe gitoya haba gitari haba piano ndetse na drum abantu bose bifuza kwiga online bazajya badusura urakoze cyane rero wenda sinzi wenda watubwiye ko ari we mucuranza abo bose ni abaririmbyi sinzi nimba umucuranga n'abandi batekinisiye mufite umutekinisiye wa ajya mwambwiye ko ni gospel music gospel singers music ministry mbese wumva ko harimo abaririmbyi bumvikana ko ariko buriya mbere wenda yo kugira tuze kuganira cyane mwabanza mugasusurutsa rwose abaduteze amatwi abadukurikiranye muri aka kanya bakanza bakanamenya n'ibyo mukora ibyo ari byo hanyuma tugakomeza nyuma tuganira nachitanga kirengeje ubundo n'imbabazi wangiriye nzaturi wawe iteka ryose menye neza kwisi nachitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wangiriye nzaturi wawe iteka ryose menye neza kwisi nachitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wangiriye nzaturi wawe iteka ryose uzi by'urukundo rwawe gakwera bugaca sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko nta cyiza kibavaho cyamvana mu bikari byawe uri inshuti nyacute idahindagurika mvuze iby'urukundo rwawe gakwira bugacya sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko nta cyiza kibavaho cyamvana mu bikari byawe uri inshuti nyanshuti idahindagurika menye neza wisi nachitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wangiriye nzaturi wawe iteka ryose menye neza kwisi nachitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi
nacitanga kirengeshe ubuntu n'imbabazi wangiriye nzatura iwawe iteka ryose. mvuze iby'urukundo rwawe gakwira bugacya sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko nta cyiza kibabaho ndavana mu bikari byawe uri inshuti nyanshuti idahindagurika. Mvuze iby'urukundo rwawe gakwira bugacya sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko nta cyiza kibavaho tamvana mu bikari byawe uri inshuti nyanshuti idahindagurika. menye neza ku isi nacitanga kirengeshe ubuntu n'imbabazi wangiriye nzatura iwawe iteka ryose. nzatura iwawe iteka ryose. nzatura iwawe iteka ryose. murakoze cyane amen. twe abantu rwose bishimye cyane impano ko numva mufite impano zikomeye cyane. reka wenda dukomeze tuganiraho mu kanya murongera mudushyiriho n'akandi karirimbo rwose ndumva amajwi yanyu. ese nka gospel singer music ministry mwahuye mute kuki mwahisemo kwitwira izina? ese byaturutse he ubundi amateka cyangwa se mumaze igihe kingana iki mukora nk'iyi sinzi nimba ndi buze kwita ministry cyangwa se iyi kuru cyangwa se iyi group sibyo? gerageza wadusobanurira ariko nabonye harimo n'abanyempano batandukanye bose bafite amajwi sinzi. murakoze. iyi group ubundi twahuriye hamwe dutekereza guhura kuko hari abantu bava hirya no hino ugasanga se babuze ahantu bakora practice ariko twe twasanze twakwihuza nk'abantu tukaba mu muryango umwe muri IPRC igihe tudashobora kubusengera hano ariko n'ubundi ugahimbaza Imana kuko tuzi neza ko udukorera ari umwe ari Imana yonyine. niho twarahuye turavuga ati reka dukereye groupe tujye turirimba kandi ubutumwa bwacu ari abo buzafasha bahinduke gutyo niko twabikereye twarahuye kandi groupe yacu yatangiye mu kwa kane tariki 27 twahuye dupanga ku kantu twari turi muri practice bisanzwe kumva icyo gitekerezo kiraje Imana iradushyigikira n'icyo byaje kugenda dusanga nyine twarabaye ministry abantu benshi kandi baririmba gospel. iyo uvuze ministry abantu bumva iki? Ministry ni itsinda ni ukuvuga ngo ministeri ni ukuba ni itsinda ry'abantu bishyira hamwe bakaririmba. ni kimwe nuko bavuga ngo group ushobora kuvuga gospel singer group gospel singer ministry it's like the same. nuko wenda mwahisemo kuki mwahisemo kwita cyangwa se mukitwa gospel singers? nizo murimba gusa cyangwa se murimba n'indirimbo gusa? nabonyeho ko mwongeyeho music buriya sinzi nimba music harimo zimwe za classique pop cyangwa se
neza karangiza za kera ese ntabwo zo mwamukoraho gakeya cyangwa ntabwo murabyinjiramo cyane? za karangiza ntabwo turazinjiramo cyane, impamvu twise gospel urumva ni gospel bijyanye na gospel, ibintu bijyanye no kuririmba indirimbo z'Imana. Gusa tuba dufitemo n'abandi bakora practice bakarimba za gakondo turi umuryango mugari, abashoboye kuririmba za gakondo bararirimba, abashoboye kuririmba gospel tukaririmba, byose nyine turagerageza. Wenda ibise ry'akazo k'amatsiko, ese iyi ministry yanyu cyangwa se iyi kuru yanyu cyangwa se iyi groupe muri ku mambure bangahe muri rusange? Hano turi kubona muri batandatu, ese naba gusa cyangwa hari n'abandi batahari nimwe mwabahagarariye? Oya ntabwo ari aba gusa, hari abandi batahari twe tuba tubahagarariye. Hari igihe baba bari mu masomo bamwe nk'uko nabo wabona bashobora kuba bari gukorera ahandi. Turi umuryango mugari tugera mu bantu 12. Yego, murakoze cyane. Wenda ndagira ngo wenda nganize n'aba sinzi nimba ari abaririmbyi gusa cyangwa se kuko numvishe reka mbere nko kuri uwo mukobwa hajya tubwiye ko witwa. murakoze kuvumbura ko nyine mfite impano. Njyewe nakuriye mu muryango w'abakristo, nkurira muri Sunday school. Sunday school nibo bajyaga batwigisha turirimbo tw'abana, mbese nyine nakuriye mu muryango wa Kristo, niyo mpamvu nyine navumbuye ko mfite impano nkiri kuri iyo Sunday school. Ubwo rero naje kwegera bagenzi banjye turaganira, bumva nyine impano turafatanya. Hari abantu bajya kugura kuririmba neza se? Bakeya. Ese iyo babikubwiye bigufasha iki muri inspiration yawe cyangwa se mu miririmbire yawe, bikongerera iki mu buzima bwawe? Birumvikana nkawe iyo bakubwiye ko hari ikintu ufite cyiza, ntabwo ugenda ngo ukiryamishe, ahubwo uragenda ugakora cyane, ugakora practice kugira ngo niba hari n'udukosa ruzi ufiteho ugende dukosoka nyine ubashe kuba perfect. Ko twumvishe ufite ijwi ryiza, se ibanga ry'abaririmbyi ukoresha kugira ngo hari abakobwa benshi baba bifuza kuririmba wenda nkawe cyangwa se bakwigiraho nkawe, wababwira ko ibanga ari irihe cyangwa se n'impano wavukanye? Ntabwo nababwira yuko ari impano navukanye, kuko nyine mbwiye ko nayibonye ndi mutoya ndi muri Sunday school. Ariko ikintu nababwira gukora ni practice, kuko nyine uko ugenda ukora practice niko ugenda wifuza dutoya, ushobora kutabibona ariko byanze bikunze bajya bavuga ko nyine practice makes perfect. Ubwo ushatse kuvuga iki mu Kinyarwanda? Uko nyine ukora imyitozo nibyo bituma ukomeza kugenda nyine urushaho kuba mwiza muri ya myitozo yawe, uburyo witoza. Murakoze cyane. Wenda reka tube tukuretse ube humeka gatoya nadukira uyu musore tubona rwose smart w'ibigango. Umusore hajya twibutse bitande? Amazina nitwa Neza. Umusore watona neza cyane. Hari mugenzi wawe bita Emi ukunda kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza aho umunsi. Ese nawe wenda duhereye aho ngaho niki cyaguteye kujoininga iyi ministry, cyane ko twumvishe bisa naho uri main rwose wantona abantu bakumva rwose cyangwa se barafashije cyane? Dusobanuriye muri makeya iyi mpano yawe bayidevelope hano cyangwa wari usanzwe uyifite? Murakoze cyane. Impano nsanzwe nyifite, ariko hari ahiga Sunday school nidufasha noneho ukazamukiraho, noneho naje nyuma y'uko hari itsinda rikora umurimo wo kuramya Imana no kwihimbaza. Biranezeza cyane, ndavuga ati ngomba kuba twakwegerana tugafatanya tugakora uwo murimo twese tunezerewe, kuko ni umurimo mwiza. Iyo mukoze mukawukorana umwete harimo ibihembo, harimo ibintu byiza byinshi, kuko gukorera Imana ntabwo bisa. Ubwo rero naje gusanga bagenzi banjye dufite umugambi umwe wo gukorera Imana, noneho tunyujije mu buryo bw'ibihangano by'indirimbo. Turavuga ati dufatanye duhuze imbaraga, nabizi iyo abantu bahuje imbaraga hari ikintu kinini bakora kandi gifatika. Ubwo rero buri wese hano abafite impano turazihuza tukaba
tukabasha gukora uwo murimo. urakoze cyane rwose Emi. Muri rusange nk'intumbero uba wumva ufite cyangwa se uba wumva nk'uma contribution cyangwa se uruhare rwawe muri iyi groupe cyangwa se iyi ministry, uba wumva ari uruhe cyangwa se uba wumva ari byo kwishimisha gusa? Ubwo nyine waba utubwiye nyine impamvu ukora ibi bintu. Igihe umuntu akora ibintu ariko ari ku ishuri cyangwa se ari ukugira ngo yishimishe gusa nyine nta ntumbero afite. Intumbero irahari kuko navuze yuko iyo abantu bahuje byaha hari umugambi baba bafite. Uyu mugambi wacu ni uwo kugera kure, twamamaza ubutumwa tuvuga ngo aho turi gusa binashobotse no hanze tukaba twahagera abantu bose, nyine ubutumwa bwiza bukabageraho. Icyo navuga cyo tuzabigeraho kuko iyo abantu bafite ubushake n'ubushobozi, Imana ibihari kandi irabashyigikiye. Together we can. Yes. Ubwo rero muri kumva yuko twese hamwe tuzabigeraho kandi Imana izabidufasha. Yego. Nakoze cyane. Iyi ndirimbo ngiye kuririmba ni indirimbo natangiye kwandika yo kuririmbira abageni. Ubwo rero niyo nahereyeho nshaka kugira ngo nze kubanza naririmba. Yego. Dushyiraho rwose twumve ko wenda hari abantu benshi badukurikiranye wenda bafite ubukwe bashobora no kuzagutumira babonye ubirimo neza kandi byaba ari ibintu byiza cyane. Urukundo rutumye babiri bahinduka umwe, imiryango n'inshuti turishimye turashimira Imana. Urukundo rutumye babiri bahinduka umwe, imiryango n'inshuti turishimye turashimira Imana. Muzabyare muheke, Imana izababe hafi, urugo rwanyu ruzaba ijuru rito. Muzabyare muheke, Imana izababe hafi, urugo rwanyu ruzaba ijuru rito. Umunezero, umunezero, urugo rwanyu ruzaba ijuru rito. Urakoze cyane. Congratulations kabisa. Mva ko ni umusore ufite impano rwose ikomeye cyane. Ubwo abadukurikiranye turaza gushyiraho kontakiti wenda z'umwe muri mwebwe cyane cyane shefa kugira ngo waba yabifuza cyangwa se waba wakenera ashaka wenda mukorana abe yabakontakitinga cyangwa se abe yanabandikira. Wenda reka Emi wenda tube ducumbikiye aho ngaho kuko dususurukije wenda turaza kugarukaho. Reka twakire mushiki wacu nawe yongera twibwire kugira ngo nawe kumve n'ijwi rye, twumvishe ijwi rye nawe risona neza cyane. Turakwakira cyane. Baraniga n'icyo nyine wenda kubaka nabona nabihoreye kugira ngo wenda nyine nabakuye twarema garase. Ese nawe waje wenda uhuza nawe abavandimwe bavuga ati twahuza tukumva cyangwa se tukareba ko hari icyo twageraho, wowe bumva ari iyihe ntumbero cyangwa se ari uruhe ruhare rwawe kugira ngo iyi minisitiri irusheho gutera imbere? Murakoze cyane. Naje nsanga ariko numvise uburyo baririmba, numva baririmba neza cyane bitewe n'ukuntu nanjye nkunda kuririmba, numva byaba byiza noneho ndabegera ko hari nawe wumvishe wabajoyininga bitewe n'uburyo ki wenda bakoraga ibikorwa byabo byiza. Ese wowe muri rusange wowe wumvaga nyine twashaka kumenya wowe icyo wumvaga nyine nk'uruhare rwawe wari ubazaniye muri rusange kugira ngo noneho uko bari bahagaze biyongereho. ntacyo nari mbazaniye kirenze
cyankuruye ni uko numvaga baririmba neza noneho najye bitewe n'ukuntu nakundaga ariko nta kintu kirenze neza kuko numvise umutima wanjye ubishaka kubera ko nanjye nkunda kuririmba nabo baririmba numva nanjye nje nkabajoyininga hari nyine twafatanya kubera ko murabizi ko abafatanyije nta kibazo hari nyine revo twavaho tukagira n'ibyo twageraho bitewe n'uko twaba wenda hari ukuntu wenda uza muri kuru cyangwa se ukabona abantu wenda bakora neza bati nanjye reka bajoyininge bitewe wenda n'uburyo ki ese kuba waragize muri iyi kuru hari icyo byakumariye wenda byagunzeho ku mpano yawe icyo byamfashije kirahari kubera ko ukuntu baririmba bafite impano nyinshi zitandukanye nanjye nyine narabegereye bitewe na practice tugenda dukora bigatuma nanjye impano yanjye hari ikintu kigenda kiyongeraho gake gake nubwo atari cyane ariko nyine bitewe na practice badukoresha kabisa mba numva biri kubabuka mba numva dufatanyije n'ubundi hari indi level abantu badukoresha harimo ikipe bita sister bita yego badufasha natwe nyine tugafatanya bityo nyine impano zacu tukaziguza bikagira ikindi kintu twongerera murakoze cyane buriya ese wowe mbere yo kuza muri iyi kuru wowe wenda nta kantu waba warigeze gukoraho ukumva karakunejeje cyane wenda usubiramo nk'indirimbo y'abantu cyangwa se wenda ujyaho ku giti cyawe ngo ubanze unadukirireho twumve niba bishoboka njye nta ndirimbo zanjye ku giti cyanjye gusa ntaraza kubera ko nyine njye nakuze nkunda kuririmba n'ubundi nakundaga kuririmba bitewe n'uko nari ndi ku ishuri yego murakoze cyane nayo mwajije ati niba hari akarimbo kagufashe wenda muri izo korali wagiye unyuramo zitandukanye watunyurizaho gakeya wenda tukumva n'ijwi ryawe buriya twumvaga uruhurirane rw'amajwi ariko dushaka kukumva nawe ubwawe turirimbire rwose nibyo dushaka kumva uburyo ijwi ryawe uri wenyine risona hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ingororano ubwo umwami Yesu azaba atungutse ku bicu nibwo benshi bazatangira gusenga bazasenga baboroga mana tubabarire gusenga nacyo bizaba bivuze keretse uwasenze hakiri kare urakoze cyane rero Rehema twumvishe rwose nawe ufite impano numvishe nanjye nshaka ukuntu nzayigenga kuko ndumva rwose mufite inspiration ndumva wenda ngiye mfite ijwi risona n'ibyo abantu bari ibivuzo ariko numvishe wenda bitewe na vocalize mukora cyangwa se imyitozo igororeje mukora isa nayo ihagije cyane nenzasaba ukuntu nazi wenda Rehema reka tuwe nawe wenda tumwakanye ko kurukaho gakeya ubundi twakire neza uyu musore nawe tubona rwose wabukereye rwose tubona uri smart cyane twakire Yesu ashimwe tangira rero twibwira buriya watubwira ariko hano bakwibagiwe kugira ngo tubashe gutangira wenda tugira ibyo tukubaza amazina yanjye nitwa Yves Didier uko nababwiye nkaba ndi umuramyi wajoyininze ino timu mubona hano yego Yves Didier ese wowe nicyo ugira kuri iyi kuru ino kuru nayijoyininze naje ku ishuri ariko byatewe n'impano nasanze bafite hanyuma urabizi umuntu akenera undi kugira ngo agere ahantu agera nanjye nabonye ko kugira ngo ugere ku rundi rwego ari uko ngomba kwisunga
abandi baririmbyi tugakorera hamwe imyitozo tukagrowinga together tukazamukana. Yego. Mu buzima busanzwe ukunda kuririmba, mu kanya nahoze ndi muri practice yanyu, nabonaga rwose numvishe uri umusore uzi kugororejwe cyane. Udushyiriyeho rwose uburyo ki wagororejwe, njye nabyumvishe ko uri umuntu ushobora kuba ukavokalize cyangwa umuntu wenda agiye gutangira kuririmba kugira ngo tuze gusona neza. Banza utunyirizeho kuko numvishe uri umuhanga cyane. N'akantu katuma uzamura umuntu kugira atangiye kuririmba nyine baragutumiye runaka ugiye gutangira kuririmba, akantu banza gukora mbere yo kugira ngo utangire kuririmba, akantu k'umwitozo. Yego. buri gitondo. Ese kugira ngo wenda mugire amajwi neza, wenda ndabyumva mu mwaka wa practice, ariko wenda mbere yuko mukorana practice cyangwa se mbere yuko mukorana vocalize, nta bintu mubanza kujya kugira ngo bize kugororezwe? Ikintu navuga aho ngaho nibyo kurya neza nabyo ni byiza, ariko akenshi ahanini ntabwo ari byo bituma umuntu aba icyo ari cyo mu bijyanye n'imiririmbire. Kuririmba ni ibintu byigwa bikamenya, ni ibintu wiga uhereye hasi ku myitozo runaka, uko ugenda uzamukana n'abandi witozanya n'abandi ugakorana n'abandi, ni ibintu wiga gake gake ukagenda ubimenya. Rero ntabwo abantu bose bazi kuririmba hano hanze bariye ibintu bigiye bitandukanye nk'uko abandi bagenda babivuga, kuko hari n'abatarabonye amahirwe yo kubona ibyo bintu ariko bahagaze neza bazi kuririmba binyuze mu myitozo. Rero ikintu cyose kuri iyi si uzasanga umuntu akiga iyo agikunda kandi akagira umwanya, akiga akakimenya. Yego, urakoze cyane. Wenda hari abo twajyaga tubona, mbese utubwiye ko nta byagenwe cyangwa se byateganyijwe kugira ngo wenda umuntu yashobora gufata mbere yo kugira ngo ajye kuririmba, ariko wenda harabona agiye mbona bafata imineke bakabanza kugira ngo wenda ijwi rize gusana neza, umuntu wenda akavuga ngo kugira ngo ngire base reka ndye amagi menshi. Ibyo bintu mubivugaho iki nk'abantu baba baririmbyi cyane cyane mwabigize umwuga? Icyo nabivugaho ntabwo wenda mfite ubumenyi burenze, ariko ubwo mfite nagiye mvana ku bantu batandukanye b'abaririmbyi na research nagiye nkora, naje gusanga ibyo ngibyo ari ibintu umuntu arya nk'inyongera ko bifite akandi kamaro ku buzima bwacu. Ahubwo naje gusanga ikintu wenda abanyamwuga benshi bakunda gukoresha ni amazi, kuko hari ukuntu uririmba ukagera ugasa n'usarara cyangwa se ukumva ijwi ntirisohoka neza, ntiriza neza, cyangwa se abakora ama recording barabizi utwara amazi kugira ngo aze kugufasha mu gihe umvara akantu katagenda neza mu muhogo, amazi aragufasha cyane. Ariko ibirenze ibyo ngibyo navuga ko iyo wakoze imyitozo myinshi icyo warya cyose uririmba neza. Murakoze cyane. Utubwiye wenda nk'ibanga umuntu yakoresha kugira ngo abashe kuririmba neza. Ni byiza cyane rero, wenda urakoze kudusobanurira ndetse no kugira wenda umuntu wenda ushobora kuba yakwifuza, kuko ubu ngubu muri hano hari abantu benshi babakurikiranye barabifuza kumenya ese twebwe biriya twabigeraho dute, sibyo? Ese nk'abasore wenda ubona muri iyi minsi bari kwikundira ibintu bijyanye n'ama-hip hop, amakarasike, nyine za ndirimbo zigezweho muri iyi minsi, we gucyo wahisemo kuririmba gospel? Nanjye murakoze, nanjye nasanze mfite impano zigiye zitandukanye mu bintu nk'ibyo ngibyo, mu njyana zigiye zitandukanye, ariko naje guhitamo gospel ko niyo imfasha. Nakuriye mu muryango ukijijwe, nsanga mfite n'impano ya muzike, bamfasha kugera ahantu hari resources zishobora kumfasha kugera n'abantu, kugera n'igereza, ariko byagiye binjyamo cyane
kuvuga ngo hari indirimbo ivuga ngo ibiyimvamo birambura, kuvuga ngo ikintu biyumvamo ukunda kurusha ikindi, iyo ukibonye cyangwa se ucyumvise wumva bikuryoheye, ukumva umutima wawe urishimye. Rero nanjye ibintu byabashije gufata umutima wanjye mu bintu byo muri church, cyane cyane ndavuga mu gice cyanjye cy'impano. Impano yo muri gospel niyo yankuruye cyane nk'umuramyi, numva ndabikunze, nshaka kurusha ibindi byose. Nabyo ndabikora kugira ngo umuntu agire ubumenyi butandukanye ndi mu myitozo, ariko biramfasha cyane kuririmba gospel kurusha ibindi byose. Ibyo ukora ni ibihe byo mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ubundi ndi umunyeshuri. Nari mvuze kuri izo mpano zawe, tugiye ko ufite impano nyinshi, ariko by'umwihariko ukunda gukora gospel, ariko tugira ko hari n'ibindi byo ukora bigufasha. Ibyo ukora nibyo dushaka kumenya muri aka kanya. Nkunda kugerageza production, mfite home studio gatoya nyine kari portable, computer na radio. Ndimo ndakora production, nsubiramo indirimbo zigiye zitandukanye n'izanjye ngenda nzikora, azishyira ku murongo kugira ngo numve uko zisona mbere yuko nzavuga ngo nzazitwara muri studio. Ibyo bintu bimpa amahoro cyane. Ni ukuvuga ngo ufite izindi ndirimbo zawe. Wenda reka abakunzi bacu bakutubwira ati rwose mu dususurutse gatoya, kugira ngo nsabe rwose DJ wanyu cyangwa se mu gitariste abanzi asusurutse abantu kugira ngo dukomeze ikiganiro nyuma ariko manze kudushyiraho, kuko nabonye mufite indirimbo nyinshi cyane cyane izo mwapostinze cyangwa se n'izindi zitandukanye wenda mutari mwapostinze mutari mwashyira hanze. Reka dufashe rwose mudushyireho akandi karirimbo mu dususurutse. Ku buzima bwa
reka wenda dukomereze kuri Yves yarakituganiriza ariko mu kanya muri ubwo dutegura nk'uturimbo tubiri kugira ngo twinjire neza muri karahanyizi bambwiye ko naho mufiteho nosiyo mudukubiteho naho nk'utundi turimbo nka tungahe hanyuma dukomeze reka rero tukiganiriza Yves twari turi kukubazaho niba kuri utwo turimbo twawe tugiye kutubwira ese hari indirimbo waba washyize hanze irahari yitwa Holy nakoranye n'umuti wanjye uba muri worship team ya Bethesda Holy Church Nyamata witwa Pasi irahari kuri YouTube channel yanjye Yves Didier ubwo wayishaka iyo ndirimbo yawe yitwa Holy ubwo yayisangaho wadukubitaho nk'agapera kugira ngo wenda n'umuntu mu gihe turi kuyishacinga twumve niba ibyo bintu koko bihari kuburyo umuntu yahita ajyana inspiration yo kuba yajya kuyishacinga kuri YouTube tugwihanganira ko utarimo kugaragara neza yizera ko nta kibazo oya nta kibazo ubwo rero tunararekera abadukurikiranye ko bajya no kuri YouTube channel ya Yves bayita Yves Didier abakoresha YouTube ubwo ngubwo babyumvishe abashaka byinshi birenze barahita bayoboka uwo murongo bareba iyo ndirimbo banayumve bumva ubutumwa bukuyemo numvishe rwose indirimbo nziza nagize ngo ni zimwe zo hanze nireshe uri babanje Do William nikanze aribo turi kumwe muri aka kanya ni byiza cyane rero twakubwira ngo courage komereza aho rwose impano yawe kandi umeze no gufasha kuri yanyu komeze gutera imbere kuko turumva ko babitege mu minsi iri imbere reka rero wenda tube duhiniye aha ngaha kuri Yves twamutinzeho cyane twakire mushiki wacu tubona nawe uri reka dutangire rero twibwira n'ubundi wibutse amazina abadukurikiranye amazina ni Asinati Sengimana nanjye mbonye urakoze cyane Asinati twumvishe nawe rwose ufite ijwi risona cyane reka duhere ku cyo ufasha cyangwa se nka rero uba ufitemo cyane cyane muri rero nibwo mfitemo baririmbira niyo harakazi kagenda neza ndamufasha umukobwa ufite ibisubizo navuga ko bityaye cyane reka rero wenda dukomeze ese wowe impano yawe wamenye ko ifite ryari impano yanjye namenye ko ifite ntabwo kirekire cyane ariko nakuze nkunda kuririmba
abantu ntibambwiye turumva ufite impano nziza yo kuririmba ibyabakiza ko wayizamura. ese iyo bakubwiye ngo ufite impano wowe wiyumva ute cyangwa se ubyakira ute bigufasha iki mu buzima? Iyo bambwiye ngo mfite impano mbyakira neza, numva nishimye. Ikintu bimfasha mu buzima ni ugukora cyane kugira ngo ntazatenguha impano ndetse nanjye nzageraho n'igeze murakoze. Nese izo mpano ufite hari igikorwa waba wakozemo wenda ibyo muri iyi gurupe wenda turabibona wowe ku giti cyawe mbere wenda yuko uza hano cyangwa se nyuma yaho hari ukuntu umuntu aba akorera muri gurupe ariko afite n'ibindi bikorwa bye ku ruhande nk'uko y'ibyo gihe yabitubwiye ko mbere yo kuza hano hari ibindi yakoraga, urumva ni ibintu byiza cyane by'uruhurirane n'ubwiza bujya mu bundi. wowe hari ibyo waba ufite cyangwa se waba warigize? Ngiye ku giti cyanjye muri ayo makorali wenda hari ayo wakuriyemo cyangwa se hari n'ayo ubu ngubu urimo, ese hari aho wenda waba warakitinze ku ndirimbo wenda zasohotse kugira ngo wenda umuntu ushobora kuba yakurikirana sinati wenda cyangwa se no muri korali yaririmbyemo abe yaziforowe? Yego, ubu ngubu ahantu wambona cyane ni muri korali rayo ikorera muri sepo IPRC Ngoma. Niho cyane cyane bafatanya mu murimo w'Imana wo kuririmba. Hari indirimbo nyinshi zagiye zisohoka bazansangamo ndetse bakadufasha no gutera imbere kuvuga ubutumwa online, abantu bakatubona bagakunda ibikorwa byacu, ibintu bikarushaho kugenda neza n'Imana ikarushaho gushyirwa hejuru. Kubashyigikira ubwo bakurikirana erayo niko iyo channel yitwa kuri YouTube? Yego, ni kuri YouTube yitwa erayo. Wenda muri izo korali wakitinzemo nibura hari nk'indirimbo wenda imwe wenda waba warakitinzemo wumva nyine yagusigaye ku mutima cyangwa se yagufashije cyane cyangwa se ukunda ukagerageza nibura ukadushyiriraho nimba namwe wenda hari ako muhuriyeho nyine, ariko cyane cyane tukumva ijwi ryawe, tukumva ko twakumvishe muhuriye hamwe, dushobora no kumva ijwi ryawe bisona muri rusange. Yego, ni nyinshi cyane zansigaye ku mutima ariko hariyo nkunda gukoramo cyane, ivuga ngo ubuzima iyo bukomeye. Ubuzima iyo bukomeye ukagira kwiheba byutakira Uwiteka, niyo zaba intambara zikugoye zikagushengura umutima byutabaza Uwiteka, n'umurengezi aratabara abamugana bose, nawe amuhungiyeho ngo agire icyakena ntacyo twamuburanye. Urakoze cyane. Ariko sinakunda kuririmba. Ese tubona wenda nk'abandi bari bo muri iyi minsi usanga akenshi iyo bari kubyiruka cyangwa se uba usanga bikundeza indirimbo z'isi cyangwa se ntabwo tuzi indirimbo zisanzwe, we guca utazi wahisemo ushyiramo gusa? Impamvu arizo nahisemo, nkunda kuramya Imana cyane no kuyivugira kandi ziranduhura, zituma numva meze neza. Iyo ntuje nizo numva zigatuma numva nyine ndushijeho gukunda abaramyi bagenzi banjye, nanjye ubwanjye bikamufasha. Urakoze cyane, ariko wenda uratubwiye neza uradusobanuriye, ariko se twifuje kukubaza niba ninde ukwiye icyitegererezo, ninde watumye ibintu bikunze cyane? Yagiye nkunda cyane, nakuze nkunda byamuririmba muri hariya yakundaga kunzira cyane, n'indirimbo za Yesu ndazikunda cyane, ziramfasha. Urakoze. Cyane cyane dukunze kuba tuzi ko indirimbo tuje nyine two kuramya no guhimbaza, wenda urakoze cyane kuba udusobanuriye, ariko se hari abantu benshi bifuza kumenya ese inspiration bari kuyiha cyangwa se niba kubera rero modo
mbese ni iki cyagufashije kugira ngo wisangemo cyangwa se ukunde kuririmba gospel gusa ko waririmba izindi ndirimbo zisanzwe? nkarora umudo wanjye umuntu nakuze cyane numva nkunda aho natangiye gukundira kuririmba ni Diane uririmba muri healing, ariko cyane cyane nkumva indirimbo za Hillsong yo muri Amerika nayo ndayikunda cyane. Harimo abantu barora umudo wanjye bamfasha cyane abagenderaho. Murakoze. Urakoze cyane. Wenda mbere yuko wenda tugaruka kuri gospel singer music, reka wenda twagira ngo wenda maze mudushyiraho nk'uturimbo tubiri nyine dufatanye, hanyuma duhite tugaruka kuri iyi group yanyu wenda tugire ibyo dusobanukirwa by'ibitsi. urugamba rugeze mu mahina barurwanya uruhereye mu mizi iminwa y'abadukwenaga barayicecekesheje uravuga nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukubaye warakoze umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mureke shime narabyemerewe mureke ndakwe narabyemerewe mureke shime narabyemerewe mureke narabyemerewe shime narabyemerewe umutima wanjye wawujuje amashimwe akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wako, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wako, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko
jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Oh, Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badiliki. Ananipenda leo kuliko jana. Oh, Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badiliki. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Agasaza gashiramanga gasanze inkumi iryamye katibyukunyoza ibirenge urakozwa na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo umugezi utemba oramami horere none oramami horere none oramami horere none oramami horere none. Sinarinzi kwinzara iryana nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusubira nizirika agashumi mu nda ayiwe imbeba zaho ziragatara oramami horere none oramami horere none oramami horere none oramami horere none. Bebana witeguye umutima uranangiye ugiye mu mundi ubwo wabyiyemeje ndakure kugende ariko mbabarire untega amatwi nugerayo uzatakirwa na benshi ariko muri abo bose uzakirwa n'imbarwa cyane gashukwe n'amatara ya imiturirwa itatu yanjye ngo ukeke kari paradizo cyane gashukwe n'imizungerezi n'abagendana ntibigezeho nyamara imitima ntigezweho ibyo byose n'agahu k'ishiraniro. Ihorere nshuti unyumve ngwino abawe baguhoze ushira iyo nimbi kuri ku mutima waramukunze by'ukuri naho nawe ubwawe rugera umubere umugezi umugezi w'ukuri shira iyo nimba mama
nashatse inshuti zirananiye nizo najyaga niringira nibiteye kabiri tutaranduranya ziri inshuti mfite icyo nziha iyo nyibuze sinzibone ubushuti nk'ubwo bushingiye kuki iyo ninjira mu kabari mbona benshi bazaba ndamutsa nyamara nataha simbona umperekeza ubu n'ubugera gatatu uwitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi simbona unabara nagera muri bare disiwe nasengera bukira oh mama bakanyita umukungu oh mama balarara 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 amafaranga yanjye disiwe namara kuyatsemba oh mama singire n'umundeba oh mama balarara 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 nabamaze gushirirwa disiwe bakanyita umusinzi oh mama ndetse ubwuma ngahondwa oh mama balarara 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 ni wowe muvandimwe ni wowe niringiye ni wowe buzima bwanjye mana yanyihereye rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana nayo ikaruta imanzi tugiye kwigendera ukaba unsize njyenyine n'ababana natwabyaranye nzabafashwa nanjye rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana nayo ikaruta imanzi ubukene bw'amafaranga nawe budasakuza tunamenya kumanariye bigaba rubanda ntibakakoshe kubana biruta byose imana nayo ikaruta imanzi turarangije show turayiriye cyane rero mwabonye ko rwose twishimye cyane baduhaye show twishimye hano muri studio rwose mubona ko icyokere ni cyose kuko badususurukije namwe kandi nizera neza ko mwishimye kandi mukomeje kudukurikirana mwishimye cyane ubwo rero muri rusange reka tugane ku musozo twakira wenda yatangiye atubwira ko niwe uhagarariye iyi kipe cyangwa se uhagarariye groupe Gospel Singer Music Ministry niwe ubahagarariye nyakubahwa rero bakunda kumwita pacemaker turagira ngo rero by'umwihariko tubwire muri makeya nk'intumbero y'iyi groupe ese mufitiye intego kugira ngo tubitege mu minsi iri imbere cyangwa se twizere ko bigiye kugarukira aha ngaha bimeze bite muri rusange nk'uko nawe intego yacu nyamukuru niyo guteza impano zo kuririmba hejuru ndetse n'iz'ubucuranzi nuko tutakoresheje music full hano byari kuba ari gushya hano ukuvuga ngo impano zo kuririmba nitumaze kuziteza imbere abantu bakagenda babona ubutumwa dushyiraho ufite impano yabuze ahantu azamurira akaza tukamufasha nawe akadufasha niyo ntumbero nyamukuru dufite gusumba izindi zose murakoze cyane rero sinzi wenda turi kugana ku musozo sinzi nimba hari icyo wasaba abafana cyangwa se n'ijambo rya nyuma bababwira hanyuma nimba hari wenda waba wenda afite icyo yakongeraho kugira ngo mukomeze gutera imbere cyangwa se wenda icyo mwasaba abafana bakurikiranye muri rusange ubwo uratubwira hanyuma twakira wenda n'umwe muri aba bose basigaye tuse nk'abagana ku musozo murakoze ikintu nabwira abantu
badukurikiranye hano kuri Kumwete TV rwose nibabanze bakuri subscribe ko ahantu nyine hagiye kuzajya haca ibiganiro byinshi cyane byacu, ndetse nanone munadusure kuri YouTube channel yacu muri indirimbo twagiye dusohora, mutanga comment, like, dukomeza tubahereza izindi ndirimbo. Ikindi nakongeraho kandi ahanini mujye mwumva ubutumwa cyane, sumvenda uko tuba tugenda dukora, ubutumwa burakenewe. Reka rero nakire Emi dirija mukuru wacu, umuntu twexpera mu bintu bijyanye no kuririmba, nawe agira icyo byigeraho. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Icyo navuga, icyo nabwira abakunzi bacu ngo dushyigikire, turahari, turi gukora, ariko biba byiza iyo uri gukora ikintu ukabona umuntu kuri hafi ubyatubwiriza, na byiza nyine ukora n'ibirengezo. Rero navuga yuko turakomeje, nta gusubira inyuma, bagumye badushyigikire kandi Imana iri natwe. Murakoze cyane rero, reka duhinire aha ngaha. Ngira ngo wenda sinzi niba Sinati hari icyo yabwira abakunzi banyu. Ikintu nababwira, turabakunda cyane, ibyo dukora ni ku bwanyu no ku bw'umurimo w'Imana muri rusange. Dukeneye ko mudushyigikira, natwe tugitayeho kandi turabazirikana. Urukundo mutwereka rudukora ku mutima. Murakoze cyane. Yves Didier, nawe hari icyo wenda wasaba abafana cyangwa se wababwira muri aka kanya amasegonda make? Murakoze. Icyo nabwira abantu badukurikiye, mukomeze mudushyigikire ibyo byose, nitutabagira ntaho tuzagera, tuzagirwa n'undi. Mudushyigikire, natwe dukore cyane, dutere imbaraga. Nima nawe sinzi nimba hari icyo yabwira abafana badukurikiye muri aka kanya. Murakoze. Kandi icyo nabwira abakunzi bacu, tutabafite ntacyo dushobora gukora, bakomeze badukurikirane, hano ku bwabo, dufatanye rwose. Nyakubahwa Delita, nyakubahwa Anti, rwose minsi rwose wadususukije cyane, ufite impano, twavuga ngo rwose ukomereza aho, ariko sinzi nimba nawe hari ikintu wageza ku badukurikiranye muri aka kanya. nanjye icyo nabagezaho ni ukudushyigikira nyine, bakadukomeza kwereka uruhare rwabo, bakora subscribe, bakotera comment ku bintu twakoze, kugira ngo tumenye ibyo duhindura, tumenye n'ibyo twongera, kandi nyine inkunga yabo irakenewe cyane, kandi turabakunda, ibyo dukora byose ni kubwabo. Murakoze cyane rero muri rusange, ngayo nguko mwabyumviye. Nahangaha rero duhiniye ikiganiro cyacu. Turabashimiye muri rusange nka groupe yanyu bita Gospel Music, Gospel Singer Music Ministry. Turabashimiye muri rusange ko mwitabiriye ubutumire bwacu, kandi ubutaha namwe nitongera kubakenera, twizeye neza ko tuzababona kandi ko muzitaba nk'uko mwakoze. Mwakoze cyane rero, tunashishikariza abadukurikiranye kugira ngo banyarukire kuri PC Gospel PC Music Show TV cyangwa PC Music TV cyangwa se PC Music TV, hanyuma mukoreho like, share na comment, subscribe, wibuka no gukanda kukazogera kugira ngo ujye urushaho kubona ibyiza badahema kubagenera nk'abakunzi babo. Kandi ndetse tunashimira abamaze gukora subscribe ku Kumwete TV. Nawe uje rero bwa mbere ntugende udakoze subscribe, uruke gukanda akazogera kugira ngo ujye ubona ibyo twauploadinze buri munsi, kandi tunabararikira ko tugiye kubagezaho n'ibindi biganiro bitandukanye. Rero muri rusange ntimujye kure, Umwete turahari ku bwanyu, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.